welcome back again, family and friends. This is Patience TV show nk'ibisanzwe. Ngwino rero dukorane amasuku y'ibyombo. My goodness, nafite ibyombo byinshi bitogeje, ariko nyine namwe uko mubizi ntago babyoroshye. Umuntu umubyeyi ufite umwana none mutoya biba ari ibibazo. Angaro nakoresheje machine yoza ibyombo. My goodness, niba ari ikintu kiryoha nukutajya mu cyombo kingana kuriya kabishyira mu mashini ikakogereza. Ngana ndimo nkuramo amasahani amwe yaramazemo amasaha nkane nayogeje mu ijoro ryashize rindi, hanyuma mba nturekeyemo uduplastike nagiye kuzanamo takeaway, ahubwo ndimo mbereka mashine uko imeze. Dore nuko nguko mashini yacu imeze. Aho ngaho nahagira ibiyiko, hajya amasahani, ngo mfunga mashine mbanze mbereke. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero aho ngaho n'amabuto umuntu akandaho arimo arashaka gutunganya ibyomba. Aho ngaho nari mbaye ready ngiye gutangira gufata amasahani yo gushyira mu mashini. Yango ni cutting board ngiye kubanza guterura, ndagenda mbishyira ku ruhande kugira nze kuza kubiterurira hamwe. Ibyombo rero murabibona ntago byoroshye, namwe mumbwire ko ibyombo byose nari kubisoza byari byinshi pe, byari byinshi kandi murabizi hano umuntu aba yikorera buri kimwe byari twaramenyereye ugeze hano bigushiramo. Aho ngaho rero nari ndimo mbanza gukuraho ibiryo byari byafashe kuri ako kabor kugira ngo mbashe kugira gute gushyira mu mashini zo kunyogereza ibyombo neza. Ndimo ndagenda mbitandukanya ibyo ngiye gushyiramo mbere ndashyiramo icyarimwe, ariko nyine hari bijya hejuru n'ibijya hasi nkuko naberetse mashini ukuntu iteye. Aho ngaho ndimo ndagenda biseparatingamo kugira ngo mbone uburyo nshyiramo amasahani yanjye. Aho ngaho nari nkarabye intoki kugira ngo nitegure kujya gufata mashine nifungure ubundi nshyiremo ibyo ngomba gushyiramo. Nkuko mubibona ngiye guhera ku masahani y'amadongo, mbanze ngira mu mashine. Aho ngaho nari nongeye gukaraba intoki nikuraho ibiryo byari byafasheho. Aho ngaho mfashe paper towel kugira ngo nihanagure intoki kugira ngo nkore kuri mashine ntayanduje, ntayishyizeho amazi cyangwa se amavuta y'amasahani. Aho ngaho ntereye amasahani rero ndi kwitegura kuyashyira muri mashine. Nkuko mubibona rero aha ngaha tugeze kuri mashine yacu, ndayifunguye ndabanza nshyire hejuru, ndahera hejuru manuka hasi, nturuye ikimfasha gushyiramo ibyombo hejuru. Murabona ukuntu ibyombo bisa ko ntangiye mbishyiramo ukuntu bisa. Aho ngaho ngiye kubipanga neza ku buryo biri buze kuza kujyamo byose kugira ngo mbone uko mbyoza. Aho ngaho ndimo ngenda mpangamo amasahani yanjye guys. Nta kintu nabonye aha ngaha, nubwo nta bakozi tuba dufite, nubwo nyine hasa nkaho haba ari akazi, ariko ibintu byinshi byaho tubikoresha mu mashini. Gukoropa ni mashini, koza ibyombo ni mashini, gufura ni mashini, guteka ni amashanyarazi. Gusa nyine ntabwo biba byoroshye wimenyereje umukozi cyane ukanura amaso. Ngo nangizemo uduplate, ibyo gushyira hejuru byose byari bisa nkaho byari birangiye. Ndavuga reka njye no hasi naho nshyiremo cyane amasafuriya. Ubwo rero luggage ya mbere ndayirangije, ndayifunze. Murabona ko hari kirimo n'umwanya ufite ibyombo byinshi kabisa ushyiramo undi kakogereza. Cutting board yanjye nayo nyishyizemo hariya, ngiye kugenda gufata ibindi byombo ko nari mbifite byinshi. Ubwo rero urumva ndi bwogesha intoki naba nataganga. Aho ngaho nari ngarutse gufata ibindi byombo nabyo ngo nze mbishyiremo. Amasafuriya, barabara abasafuriya yanjye pe ntago yasaga neza, yari amaze kwandura. Ndaza nayo ndayafata kugira ngo nitegure kuyashyira muri mashine. Ntago biba byoroshye mw'abanyarwanda mwe, ntago biba byoroshye, ariko hamwe n'Imana ibintu byose bigenda neza gake wicecekeye. Bucece niko bajya bavuga. Aho ngaho narimo ntegura amapanu nayo kugira ngo nyakoreshe. Hanyuma ngo nateguraga amapanu yanjye ngo nyakoreshe nyashyire mu mashine. Murimo murabibona ibyo ndimo ndategura byose nabyo ndabifata mbijyane mayo n'amasafuriya ngiye kujyana gushyiramo. Narongera mfungura mashine yanjye nkuko bisanzwe, maze gufungura mashine yanjye nterekamo.
naherewe kayunguruzo niko nahereye nshyiramo maze gushyiramo akayunguruzo mpitangiramo kaga plastic. I really love that plastic, ndayikunda pe. Ubwo rero nyuma yo gushyiramo ibyo ngibyo nahise nshyiramo agapanu kanjye. Ubishyiramo byubitse kuko mashini cyangwa se icyoza ibyombo kiba kiri hasi, gitera amazi kirayatera nyine kikageza no hejuru. Hanyuma rero aho ngaho nari maze gushyiramo ibindi byari bisigaye, ndavuga nti reka nshyiremo umwanya uhagije ku buryo biraza gukora byisanzuye. Dore agasafuriya kanjye uko kameze. Yeah, my dear friend, ntabwo biba byoroshye, ariko gake gake ibintu byose bigenda neza. Aho ngo nari maze gupakinga neza ibyombo byanjye, maze kubishyira mu mashine. Hanyuma rero ngiye gushaka uburyo nitegura kubereka neza ku buryo muramubireba uko bira bitondetse. Ngiye gushyiramo amarushe, amafoke, ibimamiyo byose. Aho ngaho nari nsoje byose kubishyiramo, ndongera nitegura gufunga mashine yacu. Aho ngaho naberekaga hejuru mbereka no hasi ko byose biri clear. Dore bya byombo byose uko mwabibonaga birunze video itangira ntago ariko biri, murabona ko byavuyeho. Aho ngaho rero iyo ni isabune ijya muri mashine ikoza ibyombo. Iyo ni isabune yoza ibyombo muri mashine. Aho ngaho ndimo ndafungura ngo nitegure gushyira muri mashine isabune. Ngo ndimo ndafungura nitegure gushyira muri mashine isabune. Ndimo ndabereka uburyo ibintu byifashe, murabibona neza. Utwo n'udusabune tujyamo, ntabwo ugapfundura, nta kintu na kimwe ugakoraho kubera ko kaba gafunze. Ubwayo mashine nikicira, ntabwo ugaca. Uragafata ukagashyira umwanya wabyo wabugenewe, wamara ugashyira umwanya wabyo wabugenewe, mashine ikaza kukipfundurira nk'isabune. Sinzi tekinike uko ibimeze, nuko nanjye nabisanze. Aho rero ndimo mbereka umwanya wabyo, umwanya ujyamo isabune naho ngaho. Umwanya ujyamo isabune ni uwo nguwo, agasabune kawe uragategura ukagashyiramo ngako. Nabaze ugashyiramo, nashatse gushyiramo 2 ariko nshyizemo 2 nsanga bishobora kuza kuba ifuro cyane. Ndavuga tereka nshyiremo kamwe kugira ngo amasahani yanjye aze asa neza, nta mwanda wasigayeho, yose yakeye. Aho ngaho nari maze guhita mfunga imashini rero. Nkuko mwabonye dutangira byari biri off. Aho ngiye gukora muri off handitse ngo normal wash, nahise ntambikishaho normal wash. Ayo magambo yose mubona yanditse aho ngaho araza kugenda azenguruka kugeza imashini yumukije, kugeza ibintu byose biciyemo, ikongera ikagaruka muri off. Ngira ngo murabibona. Aho ngaho ndimo mbereka ko nyitangije. Ijwi wenda ntabwo muryumva neza ariko muraza kuryumva. Ibyombo birimo biragira gute bivuga. Ngayo nguko rero. Aho ngaho nari ngarutse kongera kubereka ngo murebe ibyombo byacu uko bimeze, uko ibyombo byacu bihagaze. Ibintu ni butamu, ngayo nguko rero mwabavandimwe banjye mwe. Ntabwo biba byoroshye ariko gahoro rwose ibintu ni amahoro. Nta stress zo koza icyombo ngo unanirwe, nta stress ziki. Hanyuma rero twari dusigaye aha ngaha, ndavuga nti nk'iyo plate yari yogeje ndongera nyishyiraho amazi kugira ngo yongere ibiri clear neza. Hanyuma ndongera nyitereka ku ruhande. Icyo ni igikombe cy'icyayi nk'uko musanzwe mubizi. Ahangaho naho storing utuntu dukeya nifashisha. Hanyuma utwo tuntu murimo murabona mwese muratuzi no du plastic, ni ibisanzwe. Ngiyo ni cutting board indi nari nkizemo, murimo murabibona namwe. Utwo tunuza tw'utuboro dutoya ni utwo nshyiramo ibiryo by'umwana wanjye. Ndi bubishyira muri frigo iyo namukoreye byinshi agomba kuza gukoresha iminsi 2 cyangwa se umunsi umwe. Aho ngaho rero ibyo nabyo nari bifashe mbijyanye ku ruhande kuko byo byasaga neza. Nitegura kubihanagura nkaza kubishyira mu kabati. Mw'abantu ntabwo biba byoroshye, nibabwaho ntabwo biba byoroshye. Nicyo bita kuba umugore. Abagore ndabasuje mwese, imitima y'urugo ndabaramukije.
tugomba gukora anga rero nari ndimo mpanagura aho ibyombo byasaga nabi byari bivuye, ndimo mpanagura kugira ngo mu kanya naho nze kuza kwacisha isabune. Hanyuma rero anga navuze ni reka nze mbereke bya byombo byacu uko bimeze. Muheruka biri muri off ariko byamanutse, byagiye bigenda bizamuka. Ngangiye kubereka ko ibyombo birimo biroswa koko, ngira ngo murabibona ko ibyombo byoze pe, ibyombo biri koga. Murabona uko nabishyizemo byose byasaga nabi, ariko reba ukuntu ubu ngubu bisa, ubu birasa neza. Isabune mu mwanya wayo murabona ko yayonze yashize nkuko mbibereka. Hanyuma rero bikirangiza ngo nongeye ndafunga, ndavuga reka mbe ndetse n'ubundi byumuke neza nkuko bigombwa kuba bimeze. Ngo nongere ndagaruka twongere turebe, hari haciyeho umwanya nagendaga mfata uduce tugiye dutandukanye. Aho ngaho naho nayumvuze ndaje mukanya twongere turebe uko byifashe. Aho byari bitangiye kwiyandika noneho muri off, gisubije muri off, bivuze ngo byarangiye. Amaplate yacu yumutse, amaplate yacu asa neza. Ngana ndimo mberekana amasano ku twashyizemo imeze murabizi dore ko isahani jisa. See the plate, see the spoon. Mwabibonye neza, ngira ngo amaso yanyu nayo arabahereza. Guys, ngayo nguko uko umunsi wanjye wari umeze uyu munsi. Ubwo ku ruhande umwana wanjye yari ahicaye ariramo, mbese ntabwo biba byoroshye, ariko everything byagenze neza. Turi kumwe tuzagera kure, tuzagenda tureba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mwakoze cyane kuri video, ndabakunda, have a good day. Abandi abo mwabaye nijoro mugire ijoro ryiza, ndabakunda cyane. Patience TV show.